ntangiye mbasuhuza mwebwe mwese mukurikiye channel yacu yatumenye BTV aho muherereye hose, baba bari mu Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, abari ku migabane yose y'isi, ku mugabane w'Uburayi, mugabane wa Aziya, mugabane wa Amerika. Tubahaye ikaze kuri channel yacu yatumenye BTV, tubakangurira gukora subscribe kuri channel yacu, mugakora ku nzogera, mukemeza, mugakora share y'ibiganiro byose tunyuzaho. Tubahaye ikaze. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, ngira ngo nkuko mumubona kuri ekra, ndagira ngo musabe ko yatangira atwibwira. Yego, murakoze cyane. Amazina yanyu mwitwa bande? Banje kubashimira mbere na mbere kuri ubu butumire bwanyu mwaduhaye. Yewe nkaba nitwa Ishimwe Majaliwa, bamwe bakunda kwita Makoko. Makoko bishatse kuvuga Majas Coffee Corner. Iryo jambo Makoko rongera utubwire abatumva bamenye ngo rivuga iki. Ma ivuga Majas, ko ya kabiri kavuga Coffee koko, ya gatatu kavuga iki? Corner. Akaba ariyo iza ikaba imbumbe ya Makoko Resto. Murakoze rero kuba hari abantu benshi bari bazi Makoko ariko batazi icyo risobanura. None se Makoko muri make wadusobanurira ko yabiherereye hehe, ku buryo abatahazi bashatse kugira ngo bahaze, tubwire aho yabiherereye. Makoko Resto muri free zone yo Nyamirambo, aho benshi bakunze kwita ku marangi. Ntabwo bahise ku marangi ko bakorera amarangi, bahise cyangwa bacuruza amarangi, bahise ku marangi ko hashushanyije neza amarangi meza nyaburanga y'umutako. Aho bagize free zone bafunga umuhanda, bahatakisha amarangi n'indabyo nk'uko wenda muza kubibona muri kamera. Ari ahantu hagenewe kwidagadura mu bijyanye no kwiyakira, ariho benshi bakorera agakawa nk'aka ko bita ka teleferi, tangawizi, muzi ko gafite icyo kamariye umubiri kuri benshi cyane, gukangura imitsi no kwizivura, ndetse no ku bijyanye no kurya, kwiyakira muri rusange, imiryango. Muri make ni ahantu ubuyobozi bwacu cyangwa se leta yacu yaduteguriye kugira ngo tunayibonereho kwishimira nko kwiyakira no kuba abantu baruhukira mu mutwe, no kuba bahasabana benshi bakanahahurira. Mubizi abantu bava muri vakansi babaza mu marangi, ab'i Burayi, abaza Remera, abo mu ntara. Ndakeka mumaze kubimenyera, abantu benshi bataha ku marangi ni hehe, hameze hati, turifuza kuhagera. Rero hahereye mu Biryogo, mbarangiye neza, iyo uvuye uturutse mu mujyi, umuhanda ujya Nyamirambo, Mu mujyi wa Kigali, ujya Nyamirambo ugera aho bita ku Musigiti, abenshi bazi nka Onatarakomu, ukarenga umuhanda wo ku Musigiti. Ukurikiyeho uteganye na Kigali View Hotel, uzamukamo rwose, ugeze mu muhanda w'amabuye uhari, uba ugeze mu marangi. Ni aho ngaho rero ukigera mu marangi, mu gahanda k'amabuye ukinjira mu marangi, ahagana iburyo niho herereye iyo resitora yacu yitwa Makoko Resto. Ahagana ku ruhande rw'iburyo rwose nibanza, uruhande rwa ruguru aho umuhanda utangiriye w'amarangi free zone. Murakoze rero kuba muturangiye ahantu Makoko iherereye, no kuba muduhaye ibisobanuro
ry'iryo jambo nyirizina icyo rivuga. Twahuye n'abantu benshi cyane, uruvunge rw'abantu bagenda bishimye, ubona hari nk'icyabaye, ariko tubona bagenda bagana muri resitora yanyu. Abo bantu bari bantu ki? Uyu munsi rwose natwe twatunguwe, ariko dutungurwa tumeze nk'abiteguye. Twagiye tubona ahagana mu masaa, ndakeka hari mu masaa moya, mu masaa moya zigana saa 2, nibwo abahanzi batunguranye cyane batugezeho baturuka ahagana kwa Nyiranuma, aho nanjye atangiriye, aho Free Zone itangiriye ku ruhande rwo hepfo. Bazamuka rwose nta bantu bari babamenya, batangiye kubamenya ariko bageze mu gice cyo hagati. Abo bahanzi bari Bruce Melody azanye n'umushyitsi we w'umuturanyi w'umuhanzi uzwi ku mazina ya Harmonize. Ubwo nibwo twagiye tubona imvura y'abantu gihiriri cyane kibahekeje, gitegereje kureba aho abo bahanzi bari kugana berekeza muri Free Zone. Ubwo twagiye tubona bageze imbere ya Makoko Resto, batinakaga baba bakase binjira bagana iwacu, turabakira. Burya niho bari bahisemo ku buryo butunguranye, kuri adresse tutazi aho bari bakuye. Ibyo ari byo byose, ubwo ikigaragara ni uburyo baharangiwe cyangwa uburyo bundi bari bahanze. Mukiri aho ngaho, njyewe ndagira ngo menye, uturutse kuri iyo ntangiriro ya ka Free Zone kugera iwawe, hari amaresitora menshi atandukanye ateka ibiryo bitandukanye n'ibinyobwa bitandukanye. Ni iyihe mpamvu baba bahisemo resitora yanyu ya Makoko? Urebye rwose uko wabitekereje cyangwa wabyakiriye? Uko njye nabibonye, bamwe muri abo bahanzi n'ubundi bacu b'Abanyarwanda dusanzwe tubakira, urumva ko niba bari babonye umushyitsi w'umunyamahanga bagomba kumuratira aho nabo bajya basanga ibyiza. Mu by'ukuri Bruce Melody yari asanzwe ahazi, nawe urumva ko twabonye ko nta kundi, nawe yabwiye mugenzi we ati ngomba kujya kukwakirira muri resitora ya Makoko. Hariyo wari utubwiye ngo uwo muhanzi w'umunyamahanga ngo yitwa nde? Yitwa Harmonize. Aturuka mu kihe gihugu? Mu gihugu cya Tanzania. Abenshi baramuzi, baramukurikira cyane. Ndakeka no mu bahanzi ba Tanzania bakunzwe cyane muri iki gihe, bafite n'abafana benshi. Yaba muri Tanzania, yaba hano mu Rwanda, no mu mahanga no mu bindi bihugu bidukikije, arazwi cyane. Ni kuri ubwo rero twagize ayo mahirwe yo kwakira abo bahanzi bo ku rwego mpuzamahanga. Baraza turabakira, barishima, bakunda ibintu byacu, bakunda produit zacu. Bagerageje icyo ducuruza cyose bakiriyeho. Mwabonye rero, umaze kubakira, wabonye uwo muhanzi w'umunyamahanga yishimiye iki mu biryo mwamwakirije? Mu buryo twamwakirije, yishimiye ipirawu yacu yitwa chicken biryani. Yayikoresheje arayirya, arishima. Icyakurikiyeho kindi yishimiye ni brochette yacu, mu buryo si ibanga yanapfunyitse. Yapfunyitse rwose, aravuga ati aka kantu ngomba kongera kagasubiramo nicaye neza muri hoteli, ntuje ntashagawe, nkongera nkumva uburyohe bwa Makoko brochette. Nagira ngo rero Meja, niba atari ibanga,
tubwire specialite ya Makoko ku buryo uhageze wese avuga ati nta handi hantu nakwinjira uretse muri Makoko. Ni ibihe bintu ubona bakunze muri resto yanyu? twebwe specialite yacu ya mbere ikunzwe bijyanye n'ibyo kurya nicyo bita ipirawu, kuko hafi y'amoko yose y'ipirawu turayategura. Izo za chicken biryani, za beef biryani, biryani yonyine, umuceri w'umweru dede, umuceri wa beje n'izindi komande abazungu bakunda zo bita za chicken roll, za baga, za pizza. Ibyo byose ndakeka ari umwihariko wo kuba dutegura hafi amoko yose y'ibyo kurya, yaba mpuzamahanga yaba n'iby'iwacu. Tukagira na specialite y'igikoma. Igikoma benshi bakunze kwita yawurute. Kimeze gute icyo gikoma cya yawurute? Makoko yawurute cyangwa Makoko yogurt. Tubwire rero abataraza kunywa icyo gikoma kiba kiri mu iki? Ntabwo ari igikoma gisanzwe? Yewe navuga ko kidasanzwe kuko kivana abantu ikantarange kikabazana muri Makoko. Yego. Tubwire rero ibanga rero ririmo. N'umugabo akabwira umugore ati ngiye kunywa igikoma Makoko, atarigeze akinywa ari umwana. Urabyumva icyo kintu? Ibanga ukoresha cyangwa ni ibanga rya resitora yawe wenda ntituri kumenyesha? Iryo banga ryanjye ni ikirungo. Ikirungo giteguye neza kitagomba kuvugwa hano. Kugira ngo kizaza ni benshi baze bacyumve rwose. Nyuma y'ibyo tugira n'isombe, ibyo kurya bitandukanye, capati nziza, amandazi. Urebye ntawe uhagera ngo ataye hari icyo yabuze. Yewe n'ama ice cream, bijyanye n'ama ice cream, bijyanye n'amaji bita cocktail, bijyanye na coffee nk'iyi ngiyi, yaba cappuccino. Ayo yose ni amoko y'ibinyobwa n'ibiribwa mugira? Byose dufite isamaki nziza, dufite inkoko nziza wa mugabo. Ni ukuvuga ngo pondeze tureteka ikaba inyarwanda, izina ry'Imana, ikaba inyarwanda, izina ry'Imana. Meja, nagira ngo rero utumara amatsiko, noneho umuntu azamutse adafite umwanya wo kuza kurira hano mwamufasha iki? Na delivery irakorwa, n'ibyo bita outside catering, cyangwa kuba mwakenera gukorerwa buffet hanze, yaba imuhira igihe ufite abashyitsi, yaba igihe uri wenyine mu rugo ukavuga uti jyewe ndashaka kurya online ibyo bya Makoko. Delivery tukayikora kandi ikakugera imeze neza, bishyushye. Tugira n'umwihariko wo kuba dukora 24 hours cyangwa se 28 kuri 28 mu cyumweru, iminsi 7. Kuko ni benshi twakira saa 9 z'ijoro, ibiryo biba bishyushye bijyanye n'ibya saa sita, ntaho wabitandukanyiriza, bishyushye bihiye biryoshye. Uwo ni umwihariko dufite. N'amahoteli aratugana muri izo saha, mu gihe ahandi komande ziba zahagaze twebwe ziba zikorwa. N'ubu tuvugana ndakeka ari urabona ko ari saa 9:23 rwose, kandi ndabona abantu bakiri muri resitora barya banywa. Niyo mpamvu twifuje kuza kuri aya masaha kugira ngo tumenye niba koko, hari n'abategereje komande. Niyo mpamvu twifuje kumenya aya masaha niba koko muba mugikora. Akaba ariyo mpamvu twabagendereye amasaha, batubwiye ko ngo mukora 28 kuri 28. Andi maresitora amwe n'amwe n'amahoteli amwe n'amwe ashobora gutekera amakwe, agatekera abantu bafite iminsi mikuru. Ese resitora Makoko yo icyo gikorwa yaba bimeze bite? Iragikora cyane. Ntabwo twaba tubasha kwakira abantu
munsi barenga 500, kuko twe resitora yacu ni resitora ariko mu by'ukuri hahora bimeze nka expo. Kuvuga ngo urujya n'uruza rw'abakiriya baba bifuza hari ababa bakeneye kuza, hari n'abaza gusa baje kuguta, twumve iyo makoko n'iki ifite, twumve iyo, akaza akanywa igikoma gusa akigendera akavuga ati ubutaha nzaza nje kurya ipirawu nagira ngo menye ibyo mugira, menye n'ibyo mutegura, numve n'impumuro yo muri makoko. Hari bamwe mu bantu rero bavuga ko ngo ikawa teveri z'inyamirambo ngo mushobora kuba muvanga n'utundi tuntu, ngo ntabwo biyumvisha ukuntu ngo ikawa ngo abantu bayinywa bakishima ukabona baganira baseka tumara amatsiko. Nibyo koko hari utundi tuntu muvangamo? Nta tundi tuntu, burya abantu nibakwakirana urugwiro bakaguha ibintu biryoshye, mu by'ukuri umunezero nawo urasimbisha. Iyo umuntu anezerewe, kunezerwa burya ni kimwe mu businzi buri natirere bw'umuntu. Ubwo rero nta kindi kintu dushyiramo uretse serivisi nziza no kuba ibintu biteguye neza, no kuba abantu bakiriwe neza, abantu bicaye heza, umuyaga mwiza, umutuzo, uburinzi. Ibyo bintu byose ni ibituma umuntu agera hano akibagirwa, akaruhuka mu mutwe. Hano abantu baba bameze nk'abari kuri beach kandi nta beach ihari. Aya marangi yacu ahinduka beach neza, abantu ukabona bari ku mazi kandi nta mazi. Rero uri umwihariko wa hano hantu bitandukanye n'uko wajya ahandi hantu muri resitora wicaye wenyine ariko abantu banezezwa no kubona abandi. Niba yicaye hano agahita abona Robert wari umaze igihe badahura, yavuye i Burayi nawe aje mu marangi, amakuru ni meza, akishima, imiryango igahura. Ni ikintu kiba gishimishije cyane, kuburyo ntabwo wavuga ngo hari ibindi bintu tuvanga, ntaki. Ni serivisi n'ahantu abantu baba bari kumva bameze neza, baguye neza, bameze nta kindi. Hari abantu nigeze kumva babazanya bati ni hehe se twakorera nk'ibirori byacu, amaniveriseri, bizihiza iminsi mikuru. Ese hano abantu nk'abo ngabo bakeneye kwizihiza iminsi mikuru yabo, amaniveriseri yabo, nabo mujya mubakira? Turabakira cyane, iyo kamera ikaba yabireka bimwe mu byumba dukoresha cyangwa amasari dukoresha, ari naho n'abo bahanzi bumva bari bicaye, ku buryo abantu bashobora kuza no kubibona muri videwo. Ndakeka iri buze kuza, ntabwo abantu muri buze kubima ukuri, muraba hari ukuri uko byari byifashe, baza kureba aho hantu haba hateguye rwose, harahari bukingi irakorwa, abantu turabakira, baba 100 baba 200, ubwo bushobozi turabufite. Tumara amatsiko rero, abantu benshi bakunda gutinya amaresitora bitewe n'isuku yaho. Ese ni ikihe cyizere wabwira abantu ko isuku ya hano yizewe 100%? Isuku irizewe cyane kuko twujuje bimwe badusaba, ari ibyuma bitanga amazi ashyushye, abakozi bizewe, ibintu ibyangombwa byose bishobora kuba byadufasha mu isuku turabifite, no gukurikirana byonyine turabikora. Ntabwo twari twahura n'abantu bataka bitewe n'isuku yacu, ni nacyo abantu benshi badukurikiraho, ni nacyo abantu benshi badushimira. Natwe rero tugerageza gukaza ku buryo icyo kintu tukigenderaho, akaba ari intwaro yacu ikomeye cyane, ijyanye n'aho gutegurira ibyo kurya, aho twakirira abantu rwose rwose, tugira icyo bita igitondo cy'isuku. Nizere ko resitora yanyu itajya ijya gutira ubwiherero. Oya, kirazira. Ubwiherero turabufite buhagije. Hari amwe mu maresitora ujyamo ugasanga ubwiherero ni ikibazo. Ubwiherero bwacu bumara amatsiko, bya bindi abantu basigaye bavuga ubu, abantu iyo babugezemo barya bya bindi bita selfie.
mu bwiherero bwacu. Kugira ngo wumve ko tukiri aho rero n'impumuro yo mu bwiherero iza mu mafoto. Imana ishimwe. Tukiri aho rero hari amwe mu maresitora ujyamwo ugatanga komande ukicara amasaha 2 cyangwa 3 batarakugezaho ibyo wabasabye. Ni ayahe matsiko watumara kuri resitora Makoko? Icyo kibazo twaragikemuye. Izo challenge twagiye duhura nazo mu bihe byo gutangira. Nta mwana wujya uvuka yuzuye. Nibyo. Ariko kugeza ubu ndahamya ko dushobora kuba tumaze kugikemura nka 80%, kuko byanze bikunze ntawapfa kuzuza nabihamye. Ariko tumaze kugikemura nka 80%. Umuntu yahageze abona uwo mwakira akabazwa ibyo ari byo byose, iyo ari komande itsinda arabimenyeshwa, byaba ari n'ibyihuta tugerageza gutanga amakuru ku gihe kugira ngo umukiriya wacu bimunyure anyurwe na serivisi turi buze kumuha. Uburyo yaba yihuta agashobora gutinda bitewe n'uburyo yakira. Uratubwiye yuko mu bantu wakira harimo n'abanyamahanga, iyo badafite amafaranga y'u Rwanda mwaba mufite uburyo bwo kwishyurwa busanzwe bakoresheje smart card? Ubwo buryo mwaba mufite cyangwa se bakoresha exchange muri restaurant yanyu? Dukoresha exchange, ariko n'uburyo bw'ama-smart card burimo burategurwa vuba cyane. Vuba cyane rwose, tubamara impungenge. Ni ibintu twiza tubona ko ari ngombwa bitewe tuganwa n'abanyamahanga benshi, ariko ntawusubiraho yo bitewe n'uko tumuvunjira cyangwa tukamugarura bikurikije n'uko ivunjisha rihagaze. Ndagira ngo rero muri iki kiganiro abantu bafite amakwe, abantu bafite ibirori, ubabwire nimero zanyu ku buryo babakeneye bafite ibirori, bafite iminsi mikuru, bamenya nimero babashakiraho. Murakoze cyane. Abantu bafite ibirori cyangwa bifuza no kuba basohokera iwacu tukabakora reservation, dushobora kubaha nimero ebyiri zishoboka, ariyo 0788 48 38 56, cyangwa se 0788 50 60 Izo nizo nimero abakeneye kuba bagana Makoko cyangwa se bakoresha reservation bashobora gukoresha kugira ngo bagerweho n'ibyo bakeneye. Nyakubahwa bana Meja, ndagira ngo muri iki kiganiro kinyura kuri channel ya YouTube, ni channel imenyerewe irebwa n'abantu benshi batandukanye, ni ubuhe butumwa mwatanga ku bakiriya banyu cyangwa se n'abataramenya resitora yanyu ya Makoko? Ubutumwa twatanga kuri resitora yacu ya Makoko ni uko nk'ubutumire. Yes, twabashishikariza kuba bayimenya, bakatugana, bakamenya ibyiza byaho, bakamenya uburyo abantu baruhuka muri free zone, bakamenya product zacu, bakaza umwihariko abakunda ipilawu bakaza bagatestinga, abakunda igikoma bakaza bagatestinga, ndetse n'abatari bijyaho bakagerageza bakaza uburyo abandi babarushije. Ikaze rwose, kandi umukiriya wacu ni umwami, umukiriya wacu yumva nko mu rugo. Ibyo dukora, serivisi tuba dukora ni nk'iyo twakwikorera. Ibyo rero twabaha ikaze. Ndagira ngo rero udusobanurire ngo inyamirambo mu Marangi hari inyama zitwa igiti. Izo nyama mwebwe murazigira, umwihariko wanyu ni uwuhe? Igiti
ngo igiti wumva abantu baganira ngo igiti tujye kurya igiti ngira ngo ni igiti kiba kimeze gute? no ku mafoto ari ibintu biri hano murabona ko kiri hafi rwose, ntabwo ninda gisobanura cyane. Igiti ni inyama. Impamvu bakise igiti urabibona, iri ku giti. Ni inyama zitwa igiti. Ni ukuvuga ngo ni inyama nini, niyo mpamvu bahise. Utundi tuba ari dutoya turi ku byo bita imishito, ariko igiti nyine kiba kiri umushito ungana n'igiti. Ni umwihariko, ni ya nyama urya ikakumara ipfa, ikakumara ipfa, ikakumara amerwe. Ariko hari abandi n'ubisha bavuga ngo umwihariko wanyu ngo capati zanyu nazo ngo urazirya ngo ugasigara wiruma iminwa cyane. Capati yacu ingredient yayo cyangwa se ibikoze harimo marigarine n'amata. Ibintu byacu nimbivuga byose bazadukuka nibatwara ibyo ngibyo n'ibindi ntavuze. banze ko ubwo abazabikenera bazatugana baze bayumve. nyakubahwa rero bwana Meja, mbere y'uko wenda dusoza ikiganiro, nagira ngo ngire abatwumva ko iyi channel dukurikiye ari Tumenye BTV, mbashishikariza gukora subscribe kuri iyi channel yacu, bagakora ku nzogera, bakemeza, bagakora share ku biganiro byose biba kuri channel yacu, ku nshuti n'abavandimwe, na komenti tuba tuzikeneye. Tugeze ku musozo rero bwana Meja, ndagira ngo nkubaze ku isuku y'abakozi bawe. Rwose nabamara impungenge, birakurikizwa, tugerageza gukurikiza ubuyobozi budusaba. Ibijyanye n'imyambaro yo mu gikoni, harimo ingofero zirinda imisatsi, harimo amataburiya, harimo za nkweto benshi bita bodaboda, harimo abakirina bahagije, uburyo bakurikirana isuku yabo yo mu gikoni, aho twakirira abantu, ndetse no hanze aho ngaho mu marangi aho leta yaduhaye, aho kwisanzura abantu mu gihe bakeneye ifunganwa ryo mu nzu. Rwose bakurikirana nta kibazo nk'uko mubibona cyangwa muze kugenda ku makamera, urabona ko ari ahantu hafite isuku kandi hagaragara neza. Reka rero tubashimire, hanyuma twereke abantu bakurikiye ikiganiro uburyo abahanzi bari babagendereye, uruvungazoka rw'abantu baje bagana Makoko uko byari biteye. Ahasigaye rero turajya ngo tubashimire ku kiganiro cyiza mwaduhaye. Ikiganiro nakagaruka, ibisigaye barabyirebera kuri iyi channel video tugiye kuzishyiraho, birebere nabo uko byari bimeze muri Makoko Resto. Murakoze, ikiganiro ciao ciao. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi barunde ubwo naho ubutaha.